Reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ku bana twe aho dukurikiranira uherereye waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tuguhe ikaze muri aya makuru. Ni amakuru amenyekanye muri uyu mugoroba, bivugwa ko ari umugore mu by'ukuri waje gutungurana. Ni mu gace gaherereye mu mujyi wa Kigali, ni mu muhanda uva Nyabugogo werekeza mu majyaruguru, ariko uwerekeza mu karere ka Gicumbi, ndetse akaba ari n'umuhanda ukomeje ukagenda ukerekeza za Gatuna. Amakuru rero aravuga ko mu Gatsata ni mu mujyi wa Kigali habereye ibintu bidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe bihabereye. Ubwo rero umumotari yari arimo aratambuka, byabaye mu masaha ya saa 9 n'igice zishyira saa 10, birumvikana zo kuri tariki ya 12 ngira ngo kwezi kwa munane umwaka wa 2026. Bikaba biri kuvuga ko rero uyu mumotari yaje gukora impanuka mu buryo bukomeye cyane, ubwo mu by'ukuri yabonaga uyu mudamu nawe mubona wicaye udasanzwe, ubona amaguru ye adasanzwe ndetse n'amaboko ye ntabwo bisanzwe. Bikaba rero bikomeje kugenda bivugwa ko ngo uyu mugore yaba yaturutse mu gihugu cya Uganda, ariko benshi bakaba banakomeje kugenda bibaza buryo ki uyu mugore yaje kuza kuba yagera muri uyu mujyi wa Kigali. Biri kuvugwa ko uyu mudamu rero ngo yaba yaje muri zimwe muri ajansi zitwara abantu zibakura mu gihugu cya Uganda zibageza hano mu mujyi wa Kigali. Niyo makuru rero akomeje kugenda agarukwaho. Ese uyu mudamu yaraje gushaka iki? Ese mu by'ukuri ni iki cyatumye yicara mu muhanda muri buno buryo? Byinshi mu bikubiye muri aya makuru tugiye kuza kuba twabikugezaho. Gusa reka tugusabe, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ukande kuri subscribe cyangwa se abone, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Turanagusaba rero gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 2 cyangwa 3, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Ndabizi ugize amatsiko y'ibijyanye n'uyu mudamu. Bikomeje kugenda bigaragara ko yari yicaye mu muhanda, ndetse byaje no kuza kuba byatera impanuka y'umumotari ndetse we n'uwo yari ahetse, bikarangira bahangirikiye mu buryo bukomeye cyane, dore ko hari n'amakuru akomeje kugenda anagaruka bivugwa ko baje kuza kuba bajyanwa kwa muganga. Tugiye kuza kubigarukaho rero, reka nkusabe nyaboneka ukande kuri subscribe cyangwa se abone, niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero bikore kugira ngo tujye twibanira 5 kandi ujye ubona update zacu za buri munsi. Nkuko rero muri kubibona, ni umudamu wicaye, bigaragara ko amaguru ye n'amaboko ye bidasanzwe, bigaragara ko ari umudamu ushobora kuza kuba afite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se ubana n'ubumuga budakira. Bikaba bivuga ko rero uyu mudamu yaje mu mujyi wa Kigali aje gushaka umuntu wamwambuye, ngo ubwo yari yaje kuza kuba uyu muntu ngo ubwo yari yaje kuza mu gihugu cya Uganda, ngo kugira ngo amenye uwamwibye. Ngo rero ni bamwe n'ubundi mu basanzwe bakora mu by'ukuri imirimo watwavuga ko ari nk'iy'abapfumu. Biravuga ko rero uyu mudamu ngo yaje kwamburwa rero n'umugabo waje kuza kuba yaza kwivuriza mu gihugu cya Uganda, ngo ashaka kugira ngo amenye arebe abamwiba ndetse n'abamuroze. Uyu mudamu rero ngo aza kuza kuba yabimukorera, ngo aramubwira ati genda numara kubabona uzaza wishyura, ariko we birangira atishyuye. Uyu mudamu rero akaba avuga ko ikintu cyatumye aza muri uyu mujyi wa Kigali aje kuza kureba uyu mugabo bitari bimunaniye kuba nawe yamwihimura ngo amukorere ibintu bibi cyane, ndetse naho yaje guheraho asaba imbabazi kuba uyu mumotari yaje kuza kuba yakora impanuka kubera we, kuko urebye uburyo agaragara ari nabyo byaje kuza kuba byatuma uyu mumotari hari agwa igihumure, bikarangira akoze impanuka. Kuko aho uyu mudamu yari yicaye ku muhanda, uyu mumotari rero akimubona yikanze ahita agira igihunga cyinshi, rero birangira aguye hasi. Gusa akaba yahise akorwa ubutabazi, uyu mumotari ndetse n'uyu yari ahetse bakaba bahise bajyanwa ku bitaro. Nguko ngayo rero bamotari, murajya mugenda mu by'ukuri muri menge, mureba aho mujya, ndetse bikaba bivugwa ko uyu mudamu akomeje kugenda mu by'ukuri
by'ukuri atangaza abantu benshi cyane.